nabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ndongeye ndaje ngo tuganire amagambo meza, amagambo ibi ni ibyahumetswe n'Imana. Iyi ni Bibiliya. Umuntu wizera wese Bibiliya, uwo nguwo niwe ukeneye kumvira ijambo, ndetse na wa muntu utayizera nawe akeneye kumvira ijambo, hanyuma yamara kumvira ijambo akabatuka, kubera ko hari ibintu Imana igiye kudukorera muri aka kanya. Reka dutegereze turebe ikintu Imana igiye kudukorera. Zamura kwizera, agira kwizera, wumvira ijambo. Reka tubanze dusenga Imana, twishire imbere y'Imana ize kubana natwe mwe munkurikiye. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yumva gusenga, Imana yumva amasengesho. Aya masengesho dusenga, umuririmbyi waririmbye aravuga ngo amasengesho ngo ameze nk'umubavu uhumura neza. Ndakwinginze amasengesho nagera imbere yawe, anyeganyeze intebe yawe. Ndakwinginze Kristo kugira ngo uhindukire, wongere uturebe, urwane n'ibiturwanya, uhige ubiduhiga mu izina rya Yesu. Ndakwinginze rero bana natwe muri aka kanya, iri jambo tugiye kumva, abantu bagiye kuryumva, rigira urwego ribakuraho, rigire n'ahandi ribageza, ribavane hasi ribazamure hejuru, bave kuri esikariye ya mbere bagere ku ya kabiri, ndetse bagere no ku mwisho mu izina rya Yesu. Bana natwe rero, waraturinze nubwo tutaraba kurindwa, niwe ukomeze wongere uturinde, ubane natwe mw'iri jambo. Amen. Reka dusome amagambo meza. Ni amagambo ari mu bice 14, ni mu itangiriro, ni igitabo cyo Kuva ibice 14. Turahera ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkone yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ryo Kuva. Abayisiraheli igihe bavaga muri Egiputa batashye mu gihugu Imana yabasezeranyije i Kanani. Ariko ngo bari kugenda, ngo Farawo aravuga ati, kuki Abisiraheli bagiye kandi badukoreraga imirimo twe tutakwikorera? Ni ukuvuga ngo Farawo yakomeje kwinangira, umutima wakomeje kwinangira, yumva bari Abayisiraheli ntiyabarekura. Amaze kumva atabarekura, arangije arabakurikira. Ariko ngo bageze, ukomeje gusomera ijambo, ngo bageze ku nyanja, ngo Imana ibwira Mose ngo nibasubire inyuma, ngo kuri Pahiroti, ngo babambe amahema. Nibamara kubamba amahema, bicara aho ngaho bategereze icyo Imana ibabwira. Hanyuma Imana irangije inangira umutima wa Farawo. Farawo narabakurikira. Abisiraheli barebye, babona hirya ni umusozi, babona hirya nanone ni umusozi, barebye imbere babona ni inyanja, barebye inyuma babona Farawo yabakurikiye. Uyu munsi rero Farawo ashobora kuba ari inyuma yawe. Ushobora kuba uri kureba imbere ukabona ni inyanja y'ibibazo, ushobora kuba uri kureba ku ruhande ukabona ni za Yeriko gusa. Reka nkubwire rero, Imana iri bukurwanire, Imana iri mu ruhande rwawe. Humura, witinya, wowe wicecekere, rwana intambara yo kwizera, izere byonyine. Yesu aragukorera imirimo n'ibitangaza. Yesu agiye kugukorera ibintu bikomeye cyane. Ngo arangije, ukomeje gusomera ijambo, ngo Mose arambura inkoni ye hejuru y'amazi. Ngo amaze kurambura inkoni hejuru y'amazi, ngo ubutaka bwo hasi burangije burakangarana, ngo burangije burazamuka, burahura, buza kureba ibintu bibaye hejuru.
amina haleluya. Urakoze Yesu. Ngo bugeze hejuru ngo bubanira aho ngaho, ngo bumaze kubanira aho ngaho ngo amazi yari ahangaha ngo n'ayangaha ngo yahise ahinduka nk'ibitare. Mvugira ngo amena. Yesu arakomeye, Imana yacu irahambaye. Ngo Abisiraheli barangije ngo bajya mu mwuka, ngo barangije barambuka, bamaze kwambuka bagezemo hagati, ngo ya nkingi y'igicu yabagendaga imbere ngo irangije ngo ijya inyuma yabo, ngo imaze kujya inyuma yabo ngo Imana marayika wagendaga imbere y'Abisiraheli ngo Imana nawe imushyira inyuma yabo. Amina Yesu. Ngo barangije ngo ingabo za Farawo nazo zirabakurikira. Ariko rata reka nkubwire, hagati yawe n'icyo kibazo harimo marayika w'Imana, hagati yawe n'ingabo za Farawo harimo marayika w'Imana. Ngo ya nkingi y'igicu yagiye inyuma yabo ngo irangije ngo irabamurikira. Reka nkubwire uyu munsi rata, Imana imanure igitara kinini kikumurikire. Nubwo ubona ari mu gicuku, nubwo ubona igicuku kinishe, ariko marayika yohereze ya nkingi y'igicu ikumurikire. Ngo Imana irangije ngo cya gicu cyabagendaga imbere ngo kijya inyuma yabo, ngo kirabamurikira, ngo kibabera igitara kinini. Uyu munsi uri kubona ibintu byakaze, uri kubona bikurenze, ariko hari igitara Imana ikuzaniye, hari igitara Imana igucaniye. Utambuke wambuke mu nyanja, nugera hakurya rata, ariko uzibuke ko waturutse muri Egiputa. Ngo arangije, ngo Imana irangije ngo ishiramo uwo mupaka, ngo ingabo za Farawo n'Abisiraheli ngo harimo diferanse. Ngo za ngabo za Farawo ngo cya gicu ngo gihita kibateza umwijima. Amina haleluya. Ngo bamaze kugira umwijima, ubwo ntibari bakiri kureba Abisiraheli, ngo baza muri uwo mwijima. Ngo Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja, ngo bageze hakurya, uzakomeza usomera ijambo, ngo bageze hakurya ngo mu kureba inyuma, ngo noneho ngo Imana ngo ibwira Mose ngo niyongera arambura inkoni hejuru y'amazi, ngo abikora nk'uko Imana imubwiye. Ngo y'amazi arongera ngo bwa butaka burongera busubira hasi, ngo amazi arongera arikusanya. Ngo za ngabo za Farawo zose ngo nta n'imwe yasigaye. Reka nkubwire uyu munsi hari za Farawo ziri inyuma yawe, uyu munsi hari abarozi bakuroga, uyu munsi hari abakurwanya, uyu munsi hari abakugirira amashari, ariko ijambo rirambwiye ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi, ngo kuko Uwiteka agiye kukurwanira intambara. Uwiteka afite amaboko menshi, Uwiteka ari hejuru y'ibyo ngibyo byose. Ibyo bikugose ntabwo biteye ubwoba Uwiteka. Ngo barangije ngo ingabo za Farawo zicubira mu mazi, ngo Abisiraheli ngo babona imirambo z'Abanyegiputa ngo ziri ku nkengero. Reka nkubwire uyu munsi nawe ibyo uri kubona bikugose, ibyo uri kubona bikubereye inzitizi, ibyo byose Yesu arabishoboye. Wowe rwana intambara yo kwizera, rwana intambara yo kwizera gusa. Yesu arakurwanira, Yesu arakurwanira. Reka nkubwire Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye. Ingabo za Farawo zari zikomeye, ingabo za Farawo zari zikomeye. Nawe uyu munsi uri kubona ibintu uri guca mutabivamo, ariko reka nkubwire urabivamo mu izina rya Yesu. Gira kwizera gusa. Numara kwizera, wizere ko uyu mugabo twakurikiye ari umugabo ukomeye, wizere ko uyu mugabo twakurikiye ahambaye. Ngo arangije Abisiraheli bageze hakurya ngo barahimbaza, ngo bararirimba. Uyu munsi haguruka ubyine, uyu munsi haguruka usirimbe, uyu munsi haguruka ucurange, uririmbira Uwiteka, kubera ko yakurwaniye, kubera ko urugamba runesheje, kubera ko winjiye mu masezerano yawe. Imana igukuye muri Egiputa ikugejeje mu gihugu yagusezeranyije cyitwa Kanani. Imana igukuye mu bukene igushize mu bukire yagusezeranyije. Imana iguhaye ya viza yagusezeranyije. Uvuye mu bushomeri, Imana iguhaye akazi. Humura uri kumwe n'Uwiteka. Imana irinda ijambo ryayo ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Humura uri kumwe n'Imana. Humura, humura, ndakwihanganisha, humura. Imana yacu irahari kandi byose irabizi.
ibyo bikubahira bizi, ni ukuri hangane nubwo Farawo ari inyuma yawe, ariko humura ni igihe gitoya, humura birarangiye, humura Imana ishizeho iherezo kuri ibyo byose ubona bikugose. Rwana intambara yo kwizera, wowe wizere byonyine kubera kuri kumwe na Yesu. Yesu arakurengeye, Yesu aragutabaye, Yesu aguhaye ibyo gushakaho, kubera ko rata icyo ushaka kuri uyu mwami gipfunyikiye mu kimana gushakamo. Wowe kurikira Imana, numara kuyikurikira uyibwire, uyemerere igukoreshe, nimara kugukoresha nawe uragira ibintu yaka, bya bintu uyishakaho bipfunyikiye mu kiganza cy'ibyo gushakamo. Humura Yesu arahari. Rwana intambara bita kwizera, wowe guma kurarete, kubera ko iyo umuntu ari kurarete ategereza imodoka kwitambuka, yamara kuhagera kurarete igahagarara ukinjiramo ikagutwara. Ariko iyo uvuye kurarete ukagenda imodoka ntabwo iza ngo igutegereze, ahubwo irigendera. Reka nkubwire, tegereza, guma kurarete, kubera ko aho Satani agutegeye ni naho Yesu agutegerereje. Humura Imana irahari, humura Imana irakurengera, humura wowe urwaye Imana irazi gukize, humura wowe ufite ubukene Imana iraje bukubite mu izina rya Yesu. Wowe ufite ubukwe humura Imana irabishoboye, irabigukorera. Humura, rwana intambara yo kwizera kandi wicecekere, wiririre imiryango, wiririre abakomeye, ahubwo ririre uyu mwami mu izina rya Yesu. Zamura kwizera kwawe dusenga n'Imana, wizere ko Imana ibishoboye. Imana igukubitire Farawo, Imana igukubitire umurozi, Imana igukubitire ibyo bikugose, Imana igukubitire ubukene mu izina rya Yesu. Imana ikugezeho masezerano. Kandi reka nkubwire ngo Imana izanye igitoroshi kinini cyane, nubwo ubona ari umwijima, ariko humura uragenda, kandi uragenda ureba neza mu izina rya Yesu. Imana irakumurikira, Imana irakumurikira, kubera ko rata hagati yawe n'uwo murozi harimo intera nini cyane, kandi hagati aho ngaho harimo ya nkingi y'igicu kumurikira, harimo wa mumarayika. Reka dusenge Imana, tumanuze marayika, Imana iduhuze n'abantu bacu mu izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka yururuka tugote mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana yururuke, ibane nawe, igushyigikire, igukize. Niba waba urwaye, niba waba ufite ubukene, byose irabishoboye. Wowe ririra Imana, ibiriho byose ni ibyacu. Niba wemera kuzagendera mu ndege uzayigenderamo, niba utarayigenderamo humura uzayigenderamo. Amerika ni iyacu, Canada ni iyacu, byose ni ibyacu. Nta mupaka, nta mupaka w'abakozi b'Imana, nta mupaka w'abana b'Imana. Iyi si yose ni iyacu, ndetse n'ibiriho ni ibyacu. Imana arabiduhe ngo tubitegeke. Reka dusenge Imana, wizere gusa ko Imana izagukura ahantu uri ikagushyira mu bisubizo, izagukura mu bibazo igushyire mu bisubizo. Reka dusenge Imana, duhamagare marayika w'Uwiteka yururuka bane natwe, yururuka kubite Farawo, yururuke arwane na Farawo, kubera ko ntacyo twe twakwishoboza. Ubaye wishoboye ntabwo wagasenze, ariko niba ubizi neza kutishoboye, zamura kwizera, wizere uyu mwami. Imana yururuke igukubitire Farawo mu izina rya Yesu. Niba uri umubyeyi, wowe mubyeyi ndi kubona ufite ikibazo cy'umugabo, umugabo agukubita, umugabo inyuma, reka dusenge Imana. Imana igukubitire Delila mu izina rya Yesu. Wowe mupapa ubona umugore aguca inyuma, zamura, reka dusenge Imana. Imana yururuka ibihindure, ibyo ubona bikurenze Uwiteka ntabwo bijya bimurenga. Reka dusenge Imana. Imana yururuka ibane natwe, Imana idushigikire, Imana iturwanirire mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje kubw'aya magambo meza uduhaye, kubw'iri humure uduhaye mu izina rya Yesu. Ngo ibiriho byose ni ibyacu, ngo warabiduha ngo tubitegeke, ngo kandi byose ngo turabyemerewe. Reka yewe data ndagutangariza, reka nkubwire wowe urwaye urakize mu izina rya Yesu. Reka nkubwire wowe ufite ubukene burarangiye mu izina rya Yesu.
haguruka ujye mu masezerano. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje ibikubite ibyo ubona bikugose. Imana irabikubita mu izina rya Yesu. Mana nziza, urahambaye, uri umukozi w'umuhanga, wakuye abanyayisiraheli bakura muri Egiputa, urangije ubageze i Kanani. Natwe nudukure muri uyu mwijima, ibi bibazo duhura nabyo ubikure mu nzira yacu, utumurikire na cya gitoroshi wakoresheje umurikira Abayisiraheli. Natwe uyu munsi twemerere utumurikire, utugendeshe, udufate ukuboko mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ugere mu bitaro, aho ngaho uhatinde. Ndakwinginze ugere mu ngo, aho ngaho uhatinde. Ndakwinginze ugere mu kazi, aho ngaho uhatinde. Ndakwinginze Yesu, ndakwinginze byose ubikorere kwiyubahisha, wiheshe icyubahiro, ukoreshe rya tegeko ryawe, kubera ko we ntabwo usaba urategeka. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Reka mukande subscribe, mukore na share, munasharinge, hanyuma uyu murimo w'Imana ukomeze waguke, ukomeze wamamare. Imana izakugirira neza, Imana izagukorera ibikomeye nukomeza gushyigikira uyu murimo. Imana iguha umugisha. Shalom.